twatangiye gukora turi abasore kugeza igihe gishyitse nayoboye itorero nka mwarimu, nayoboye itorero k'umukuru w'itorero kugeza igihe nabaye umushumba nyobora paruwasi. Muri ino myaka rero ya nyuma mfata ikiruhuko cy'izabukuru. Uko niko twagiye dukorera Imana, kandi twabonye ukuboko kwayo rimwe na rimwe twarakubonaga muri iyo mirimo yose twakoraga, kuko cyari igihe abantu bakundaga gutegereza ikiva ku mvugo y'Imana ukabona gukora. Mbere yo gukomeza n'ijambo ntekereje kuko mwadusabye, turasoma mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 8 umurongo wa 34. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 8 umurongo wa 34 haravuga ngo, ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanje no ku bw'ubutumwa bwiza, kandi umuntu no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Amen. Dusozereze hano mu gitabo mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 12. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye, nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo twemeye gutukwa kubwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu Kristo, nicyo mbuto z'imirimo ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Amen. Aya magambo dusomye aha twayatekerejeho, ni Yesu we yavuze aje abwira abigishwa biwe, aravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira, cyambere kibanza abanze yiyange ubwiwe, yiyange, yange ingeso ze, yange kamere ye, yange umuco we, yange uko ateye, abone gutora umusaraba awikorere wiwe. Muri iri jambo ry'umusaraba rero uko bimeze, abantu bagenda banyuranya kwinshi. Kwikorera umusaraba Yesu yavuze si umusaraba wa Yesu twobanza guterura, ahubwo ni umusaraba wacu. Ufite umusaraba wawe, uyakagira uwiwe, nanjye nkagira uwanje. Birakwiriye ngo mu gihe dukeneye gukurikira Yesu, ubanze uwo musaraba n'ibirya bintu biza bikugora, bikakubuza, bikagusibiza n'ibyifuzo byinshi. Twagiye gusoma ahantu hamwe hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, iho yavuze yuko ngo umuntu awutware awikorera iminsi yose, aterura umusaraba wiwe iminsi yose, abone ankurikire. Nta gihe cyo kurambika umusaraba twatangiye ngo umuntu abanza urambike
tukiri abasore hari umusaza umwe yari umuntu w'umutege nke, umugore baratongana ngo batongane, aramubwira ati nimba ari icyo uhaye wisisa ngo naremeye nikoreye umusaraba, ndabanza nkurambike mbanze kubyagurure ngo ukubite rero. Ariko Yesu we yaravuze ngo ni ukuwikorera iminsi yose, ukagenda umutwaye iminsi yose. Umusaraba ni ukwanga ingeso zawe, umusaraba ni ukwanga ingeso z'urungano rwanyu, umusaraba wawe ni ukwanga, ni ukutanga ishusho Imana yakuremanye. Uko uri kose, uko waremye, niba uri mugufi, niba uri muremure, niba ufite uburanga bwiza, niba utabufite, uko uri kose ugende, ariko wikorere umusaraba, uwo musaraba wawe ugeze aho Yesu azazira. Iyo dusomye mu gitabo cy'Umugenzi, hariya Mukristo yahekeshejwe umutwaro, arawikorera, agenda ngo bamwereka irembo, bamwereka n'ahantu ngo nagera kuri iryo rembo, bamwereka umusaraba ushinze aho hantu. Ariko abanza guca mu ngorane zikomeye cyane, yaciye mu isayo gahinda gasaze, ariko awutwaye ngo umuremerereye, umutwaro yari ahetse umuremerereye cyane. Aragenda ngo akigera ku musaraba gutya ngo uhingukeho, ngo arawitegereza, areba Yesu ko yabambwe, areba ukuntu byamugendeye, ibyuya yabize, areba ibintu byose Yesu yakoreye ku musaraba. Burya ngo agihaye abireba, imbaraga z'Imana ziraza zihambura wa mutwaro yazaga agendana, ngo zirawuhambura, wa mutwaro uva mu mugongo uramanuka witura hasi hepfo y'umusaraba, ngo hari ucyobo kirekire, araza wa mutwaro uramanuka ngo uratembagara wika muri cya cyobo, ntiyongera kuwubona. Mukristo ngo ashimishwa n'icyo kintu Imana imukoreye. Akimara kubona uwo mutwaro umuvuye ku mugongo, haseruka abagabo batatu. Baraza ngo abagabo bambaye imyenda yera cyane, baraza bamusuhuza. Uwa mbere ngo aramubwira ngo uhereye none ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri aramubwira ngo araza mwambura ngo ubwambaro wambaraga ubushwambagara yambaraga, kuko ngo yabonekaga isoni z'ubwambure ntabwo zari zipfutse, ntabwo yari yahishe isoni z'ubwambure bwiwe. Iyo mwambaro yari yambaye ushaje, umuze nabi, wakavukire, yari iyo mirimo tuzadukorera hano mu isi. Arawumwambura ngo amwambika umwambaro mwiza. Mukristo araberwa, arahagarara. Uwa gatatu ngo araza amuha umuzingo w'igitabo, aramubwira ati uyu muzingo w'igitabo uzagende usoma, ugende nushika ku irembo ry'ijuru n'uyu uzakwinjiza. Uyu muzingo w'igitabo niwe uzerekana, bazakubaza aho waciye uvuge ko ari aha hantu wawuherewe. Mukristo ngo bamaze kumukorera ibyo bintu ngo yitera hejuru, arasimbuka inkubwe eshatu, asimbagurika hayavuga, ashima Imana, aravuga ati ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Imana ishimwe cyane. Twasomye hano muri uru rwandiko rw'Abaheburayo, uyu mwanditsi yatwigishije iki? Yavuze ngo nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'urugo, inyuma y'urugo, cyangwa se hirya y'umuhana, cyangwa se hirya inyuma y'irembo. Arasohoka ava mu bwoko, arasohoka ava mu muryango, arasohoka ava mu gitsina. Imana ishimwe, ava ahantu hariho hose, arasohoka agera inyuma y'urugo, inyuma y'irembo. Ashitse abariho ajya kubambirwa, abambwa uwo musaraba ngo uteye isoni biteye. Wari umusaraba wo kubambwaho abantu bakoze ibyaha, bicanyi n'abarozi n'abandi bose bagiye bakora ibyaha, nirwo rupfu bapfaga. Nawe Yesu yikorera uwo musaraba wiwe, aragenda ngo ashyitse aho hantu arabambirwa. Ariko hano uyu mwanditsi yatubwiye ngo natwe dusohoke. Amen. Dusohoke natwe ngo tumusange inyuma y'irembo, twemeye gutukwa kubwe, kuko ngo hano ntituhafite umudugudu uzahoraho.
uyu mudugudu nubwo mubona bawusimbagiza cyane bakavuga bati Kigali yacu nziza turakubatse, n'iyindi midugudu yose na za Amerika n'ahandi, iyi ni imidugudu itazahoraho, ahubwo ngo dushaka umudugudu uzahoraho. Nicyo cyatumye bivugwa ngo natwe dusohoke tumusange inyuma y'irembo, hirya y'abantu, hirya y'imiryango yacu. Dore kuraza wasitse ahangaha wowe kurabwira mama mudogo ukamubwira ngo ni ibi ngibi sinakuramukije ko araza akagira gutya, ariko haleluya ni ugusohoka aho hantu tukava aho hantu ukiyibagirwa ubwawe ukajya kugira ugashaka ubundi bwoko, kuko turi ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, niko Petero yanditse, abantu bo kwamamaza ishimwe yaduhamagaye. Imana yaduhamagariye kubabera n'abaziranenge. Hano haratubwiye ngo nuko rero ubwo bimeze bityo dusohoke muri izi ngeso za kavukire, muri izi ngeso utekereje mu miryango yacu ya kera uko twameraga. Mu miryango yacu abantu bahoraga bubaka habo, umuryango w'abanaka ukajya habo mu kabo karere bakiga iyabo mvugo, bakavuga ngo ni imvugo y'abanaka, abantu bakiga iyabo mvugo, bakigana basekuruza bakagenda nabo bavuga, abazi kugira gute, abazi kurwana cyane, abazi gutukana cyane, bene ibyo ngibyo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugeze ku musaraba ni ugusohoka mu bwoko, tugasohoka mu bwoko, tugasohoka mu muryango, tukagenda tukaja inyuma. Harya Yesu yavuye mu Bayuda akagenda akajya kubabarizwa inyuma y'urugo. Nicyo cyatumye natwe ayo maraso adushabukira akatugeraho, nuko iwe ataje ngo agende apfira Abayuda bonyine, kuko ijambo ry'Imana harahandi dusoma bikatubwira ngo nimara kumanikwa ku giti nibwo nzirehereza amahanga yose azaza hundi. Muri izi mbaraga ziva mu musaraba hari ibindi musaraba uzudukorera, ni uzutuneshereza ibyaha, ni uzutuma dutsinda Satani, ni uzutuma dutsinda ibi byose by'ibishuko by'umwanzi. Hari igihe kibi dusoma mu ijambo ry'Imana, iyo turebye hano mu rwandiko rw'Abafilipi, uyu mwanditsi yavuzeho amagambo nkunda cyane muri uru rwandiko rw'Abafilipi, ibice ni 12 no ku murongo w'14. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, ibice 2 umurongo wa 14, ibice 2 umurongo wa 14, haravuga ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Uko turi amatabaza, abantu bageze ku musaraba. Hano ijambo ry'Imana Paulo aravuze ngo muba abana b'Imana batagira uburyarya, batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye, igihe cy'ikigorogoro. Iki gihe turimo ni igihe kigoramye, ni igihe cy'ubugoryi. Abantu barakorera muri ubwo bugoryi bakabishima. Urebye ubugoryi turimo, igihe kigoramye, igihe giteye isoni, umuntu arambara ubusa bakamushima, umuntu aragitukana nabi akakora ibintu bibi ngo azi kwicana n'ibindi, bakamushima bakamutaka bakamurata. Ariko aravuga ngo aba bantu twebwe itorero ry'Imana bikwiriye kutubona, kuko nitwe mucyo, nitwe tumurikira abantu. Handi Yesu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga z'imisozi ntiwihisha. Imana idufashe cyane. Aravuga ngo tuba abana b'Imana batagira inenge cyangwa uburyarya hagati y'ab'iki gihe kigoramye, ni igihe cy'ikigorogoro, n'inzira abantu banyuramo n'inzira y'ibigorogoro y'ibigo. Abantu umuntu aragenda aho kujya gusanga Imana ngo ayisange hirya y'umuhana, aho kujya gusanga ijambo ryayo, akaza agenda asanga abantu, asanga urungano, ababwira kuko Imana ize yamweretse aza yerekwa. Imana iduhereze umugisha.
Imana kandi dukomeze. Ariko rero muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi dukwiye kumenya uburyo twitwara imbere y'Imana. Imana iduhereze umugisha. Amen. Mwami Imana yacu, turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu. Dushimiye ubwungeri bwawe n'uburinzi bwawe. Turagushimira kuko waduhaye ijambo ryawe, ijambo ribasha kuduhwiturira kusanga wowe, ngo tugusange hariya wababarijwe. Kuko umuririmbyi yavuze ati genda umusangeyo aho ibyaha byanje nanjye nabyogerejwe, genda umusangeyo. Turaje dukambakamba data, tugeze imbere y'intebe y'imbabazi z'Imana. Turifuza kwambikwa umwambaro w'umutima, umwambaro udaraje utumaze isoni z'ubwambure. Rinda urubyaro rwacu muri iki gihe, rinda iki gihe kibi cy'ubugoryi kigoramye, ari iki gihe cy'ubusambanyi, iki gihe kibi, igihe umwanzi yateshuye abantu akabahumisha amaso yo kwizera, bakaba batabona inzira bakwiriye kunyuramo. Ufite ubuhanga bwo kuza ugenda ubahindura. Mwami Imana yacu, turagushimye kubwira ijambo ureke rigira akamaro mu muntu wese uzaryumva, kandi rizagira akamaro, rizabe umuti uvura indwara zo kutizera. Tubisenze dutyo mu izina rya Kristo Yesu Nyiringoma. Amen.